iyo uri mu rukundo muri ndagukunda rukumva waba ubabaye baza nabwo kandi za King James yaba yakugiye kure baza narikiniraga ibintu nk'ibyo nyine King James n'umuhanzi munini ntabwo macaka rero kubigarukaho kuko ibintu yakoze nyine nawe mukobwa hano mu Rwanda dufite ushaka gukora buri kimwe kugira ngo audience wo mufana waje kumureba utaye wumva nyine wanyuzwe yakurira kwawo ntabwo byigeze bintungura nge nabifashe nk'ari urukundo nyine rwongeye kugaruka kuko niba mu bihe byashize twarabibonye n'ubu nkambona abahanzi nyine bakumbuwe kuko nureba n'abandi bahanzi bugeze bakore icyo bashuye cyose nyine kugira ngo bongere biyunge n'abafana babo mu ntara ni indirimbo ya no kuririmba akabanza kavuga ngo mushyire amatara nguhaye ikaze ukurikiye Over TV aho uherereye hariho hose waba uri mu gihugu no hanze yacyo. Over TV kuri ubu ngubu rero twita umutumirwa wanjye ahangaha reka atangire yivuga. Abakunzi ba Over TV nagaruka kumbona kuri kamera Savo MCV Master Simba Imitation Mr. Batman Mr. Kubita arabizi cyane dukunda kubana nyine si umunsi nagarutse nije kuri kamera nagaruka kumbona ariko ni fire. Murumva ko MC1 MCV afite introduction ihambaye. Iyi introduction niba MC bimeze bite? Ndashima Imana na amahoro masi. Icyumweru wagitangiye ute? Icyumweru cyanjye kiba kimeze neza cyane ko bira nago ngikunda kuryama. Kigali yari yabaye wa mugi wo muri Sudan harya niko bawita sinibuka muri South Africa. Kigali yari iryoshye imeze neza. Twavuye muri Iwacu Muzika tuza kwa King James adukubita iminsi ibiri imeze neza. Iwacu Muzika we wigeze hari icyo ureba cyangwa waritabiriye? Ngiye naritabiriye of course gusa turiye twose nago natugiyemo urumva ni nabigoye cyane kwideplacer n'iki n'ibiciro bya essence byarazamutse n'ibinyo byariko aho nashobojwe narageze naho nageze narakurikiye cyane cyo cyiza nicyo cyiza ariko tuvuge kuri Iwacu Muzika iherutse kuba ari nayo ya nyuma yari nkaho ariyo ya nyuma isoza Iwacu Muzika Festival ndetse habaho no gutanga ibihembo bitandukanye. Iwacu Muzika waba waragerageje kuyikurikirana haba mu buryo buri physical cyangwa mu buryo buri digital? Iwacu Muzika narayikurikiye cyane wenda reka ngutangize Iwacu na Muzika kuntu byari bimeze ni igitaramo kibangaruka mwaka mu mpeshyi babibanda cyane nyine kugira ngo abantu bo mu ntara bongere babone babahanzi babo nyine. Hari umuturage wibereye za Muhanga, wibereye Nyagatare, wibereye i Rusizi udafite ubushobozi bwo ko yazi Kigali ngo arebe Kenisoro azarebe Marina Debora ariko nyine Iwacu na Muzika gufatanya na MTN EIP bose nyine bararebye asanga solution nta yindi uretse gufata bagategura festival itabyimbye cyane ariko nanone nziza iri digital igezweho bakaba babasha kwegereza abaturage babahanzi babo bakunda. Mbwo ntabwo nshaka kujyamo detail cyane kuko twarabivuze kenshi ni Iwacu na Muzika twagiye tubona abanzi uko bya bisanzwe turere 7 n'abanzi 7 ariko kuri inshuro babaha abanzi 8 nyuma yuko Kevin Kade abuze arwariye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asimbuzwa Marone ndetse na King Kivumbi. Ni ibintu byishimiye cyane n'abanyarwanda nyine barishima cyane kongera kubona King Kivumbi ku yindi nshuro ibintu nyine byabereye byiza nyine abanyarwanda. Uyu munsi rero ndaje ngo turankinge urumva turankinge nyine apana kuza nyine kuvuga ngo show muri rusange yagenze gute. Umunsi reka tuvuge ku bahanzi kuntu bagiye bitwara. Duhere yo muhanzi mbona wi festival navuga Chris Easy naho ni nawe natoranje kugira ngo azaje asoza stage. Urabizi nko mu bisanzwe kuntu tubizi izina rinini umuhanzi munini experience nini nibwo ukavaringa show ako kuri inshuro ni Chris Easy wasoje ibitaramo harimo PGGS ubwo ndavuga aba Primus Guma Superstar yasoje stage yarimbweho Butera Knowless yasoje stage yarimbwemo Bruce Melody. Cyakora ku munsi wa nyuma nibwo yarebye aravuga ngo yatangaje ko yemeye gutarama mbere ya Urban Boys kugira ngo aze kureba abo yakunze nabo. Bamuse uterutsa ku munsi wa nyuma niwo munsi wonyine atasoje abantu bakurikiye festival barabibonye bashaka kuba bari bajije impamvu Chris Easy yataramye bwa nyuma kandi
hari abantu nyine banini muri iyo festival baje cyane ariko ikihe cyishaye inyuma kwari uko abantu bategura iri serukiramuco bararebye baravuga ngo ese ni we muhanzi turi bufate akaza kuba yakavaringa show noneho wa muturage w'umuhanga saa 3 zigereyeho urabizi mu ntara no kuryama kare akavuga ngo ni we muhanzi ese umuturage yo kuri ese ndataha Chrisiza atarajya kuri stage ti nago nta Chrisiza atarajya kuri stage ubwo bikubitiranye ko Chrisiza ari wagize umubare munini w'abakobwa bagiye barira bagwa igihumure nko kuri festival y'Musanze aho yarageze mu Kivuruga atashye baramuhamagara ati umuntu kusiza apfuye bimeze bite akata imodoka asubirayo bikwereka urukundo rwabo yego nandi muvuga kuri Chris Easy na Chris Easy wagize nyine performance nziza mu isirukiramuco ryose dukurikizeho Keniso nawe ufite indirimbo nakunze nagiri ya mbere nyine ya festival indirimbo yaje gushya indirimbo y'ikirori no ndirimbo nemera ko kariyo yabaye ya mbere utarajya kure gato ya Chris Easy ese ububona bari abafana afite abafana benshi nkuko babivuze Chris Easy no wasozaga ibitaramo byinshi iwacu muzika zose zagiye zibusibye ingi ya nyuma ese kuri abantu ngo bagwa igihumure abantu ngo bahwereye abantu ngo bafetinze nibindi byinshi nk'ibyo ngibyo ese ubona bira bintu koko ari byo nibyo ko umuntu yifata akavuga ngo wenda tuvuge nka MC wacu dukunda hano aserukiye ahantu runaka umuntu habaho ikibazo arafetinze guhumeka bibaye nabi aragagaye barateruye bashize ku ruhande ese ubona ari byo cyangwa nukugira ngo nyine bazamura amarangamutima n'igikundiro cya Chris Easy bazamura amarangamutima yiwe bavuga ati Chris Easy arakunzwe ese ubona ari byo ari ibintu bitateguye bitari kumwe nyine nawe wacu biri ku ruhande biri natirere nk'ibintu bisanzwe bidafite aho bikoranira nyine nayo wacu muzika ari ibintu biri ku ruhande impamvu mbyemera nk'ibintu binatirere genda ndabona ko ruriya ari urukundo rw'umuziki rwongeye kwigaragaza nyine ndabona ari umuntu kuko niyo mu myaka yashize mu gihe cy'aba Meddy urebe mu gihe cy'aba Tom Close The Ben akimeze neza ari muri ya myaka ye akizamuka niyo binjira mu bigo by'amashuri basiye abana muri segonderi bari kurira kubera rwa rukundo rw'umuziki ndabona ahubwo nyine iwacu na muzika tweretse ko nyine abahanzi baracyafitiye urukundo niba mu ntara wa muntu nyine nakubwiye ya papa si iki gitaramo ko umuntu ashonje kuba yabona Chris Easy amuna mu ndirimbo ze kuva mu ndirimbo amashu za ndirimbo ze nyine aramukumbuye ntago afite ubushobozi amaze umwaka atabona Chris Easy amaze ahubwo imyaka myinshi atabona amaze imyaka myinshi amubona kuri digital platforms ashobora kuba uwo muntu ashaka kuba tuvuge nk'umukobwa twabonye i Musanze arira ashaka kuba yavuye Burera kuri Reke Ruhondo yaraje kureba Chris Easy urumva imvune zirimo kuva Ruhondo ugera Kigali uje kureba Chris Easy biragoye noneho i Kigali kugura tike n'ibiki nabyo ni ibindi byose byarazamutse noneho abonye chance kwinjira muri stade n'ubusa cyetse ushaka kwinjira muri VIP akaba ari bwo wa gaininga ukinjira ukareba nyine ukavuga ngo umukobwa nyine ngiye hari akurira kwawo ntago byigeze bintungura ngiye nabifashe nk'ari urukundo nyine rwongeye kugaruka kuko niba mu bihe byashize twarabibonye n'ubu nkambona abahanzi nyine bakumbuwe kuko nureba n'abandi bahanzi bugeze bakore icyo bashuye cyose nyine kugira ngo bongere biyunge n'abafana babo mu ntara kuko bamaze igihe nyine kinini batabahereza n'uwo muziki kuri platform nureba umuhanzi mwaka afite ubushobozi gukora indirimbo 3 mu mwaka mu by'ukuri mu gihe umuturage yifuza indirimbo 20 akakomeza indirimbo 3 niyo mu indirimbo 3 rero umuturage kumubona live akaba yamukuraho hari ubugirirwa ubushobozi akaba yamukuraho mu kiganza ngo bikarangira nyine arize nyine nabifashe n'ibintu natirere nyine ibintu bisanzwe ko nyine ari urukundo kuko urumva nta muntu wajya kwishyura ngo baze barira nta muntu waza kwishyura of course hari abavandimwe bishyura kugira ngo babone abantu benshi muri konseri umubare munini w'abafana bazi ariko nta wishyura ngo umuntu arire bishyura kugira ngo batendinge show ariko ntabwo babishyura kugira ngo barire kurira nyine nta marangamutima bazamutse amarira arizana cyangwa hari abantu bavoma hafi ariko amarira arizana ibyo nibyo ubwo ndimo nkomeza rero kuri iwacu na muzika mbwira kuri Keniso nemera ko ari wagize indirimbo twahemba festival indirimbo ya festival nimba haje gushya ama stage yose iyo haje gushya yaterekwamo
abantu basimbukaye ibice harashyaga koko Mm. oya harashyaga kuko Kubera ko ndi narabonaga kugenda- nanjye baterekaga iriya ndirimbo abantu kubera ko barasaraga ndi kugenda highlightinga nyine ukuntu byagenze turabona indirimbo ya kabiri ubwo ngiye buri ngendana rimwe kabiri ubwo ndabona indirimbo itara ya Davis indirimbo nayo nafata nk'iya kabiri abakobwa Davis n'abandi barahwera. Davis yanatubwiye ko buriya ngiriya ndirimbo y'itara yayiririmba ahantu hose no mu rusengero kuko ngo ni ibitangaza by'Imana byabaye gufunga iminsi itatu tugakora indirimbo gufunga iminsi itatu tugakora indirimbo gufunga iminsi itatu tugakora indirimbo Eh, kuko iriya urumva- ndirimbo irimo story y'ukuntu byagenze ko yarenganye abamufashije bose nyine abamufashije urumva kumva ya iyi story. experience nyine ntabwo irimo nyine nk'ibi bintu twavuga ngo bajya bavuga ngo ibishego ibintu nk'ibyo nyine uri kumva ni story life y'ibintu byamubaho iminsi itatu icyo gihe and then noneho avayo ahita aza akora indirimbo kandi iyo ndirimbo koko yabaye hit of the hit yarakoreshejwe ahantu henshi hatandukanye na n'ubu iracyakoreshwa no muri Iwacu Muzika twabonye ko ariyo ndirimbo kabisa nyuma yahaje gushya nk'uko wari ubivuze nyuma yahaje gushya ariyo ndirimbo kabisa yajyagamo ewana ukumva na Davis Dino yaceceka abantu n'ubundi ni indirimbo ya no kuririmba akabanza akavuga ngo mushyire amatara uri kumva nyine ko ni itara nyine ni n'ubundi rwa rukundo rw'abafana koko ni kwa gusapotinga umufana uko babishoboye wanamugani kubona ahantu winjirira umuntu kubona ahantu ubona umuhanzi wifuza n'ibintu byiza ni n'ibintu by'igiciro kabisa support ku bafana bose aho bari hariho hose hatandukanye tutagiye kurereka tuvuge kuri Urban Boys muri Iwacu Muzika twabonyemo ibintu nyine bidasanzwe uko wari ubivuze ariko na Urban Boys twongeye kubona Urban Boys twongeye kuyibona ku twongeye rubyiniro kubona Urban Boys twongeye kubona Humble Jizzo twongeye kubona Safi Madiba Nizo twongeye kubona Kabos na Nizo Kabos rwose bongera bagahura bakaba batatu nk'uko tubaheruka muri Primus Guma Guma hashiyemo igihe kinini baratandukanye imyaka irenga 8 kuva mu 2017 ubwo batandukanye bakora igitaramo cya nyuma mu karere ka Rubavu buri umwe wese yahise akubita life y'iwacu kwiwe umwe muri Urban Boys Canada baratandukanya umwe mu Rwanda undi Canada undi Amerika baratandukana nitwongera nyine kubabona bakorera hamwe ariko ubona babahuje ubona bahuje Urban Boys ubona bahuje buri umwe wese muri iyo timu kari batatu wahise utekereza cyangwa wahise nihe shusho wabonye muri Iwacu Muzika kuvuga ati Iwacu Muzika kubigiye kuba irimo Urban Boys bwa mbere nkibona Urban Boys numva bitari bushoboke numva biriya bintu agase abavandimwe bashwanye imyaka 8 irashize irihiritse abavandimwe ntago twigeze twongera kubona ku mbuga nkoranyambaga banavuga buri wese yagiye muri business ze buri wese Safi Madiba ubukwe birarangira yita ku mugore umwana ariko noneho uyu munsi twabonye collab yabo tubona umuhungu Safi Madiba araje ahuriye n'abavandimwe muri Kenya binjiye igihugu cy'u Rwanda nyine ntabwo nabyumvisha ko byashoboka nongeye kubyemera mbabona Kigali ntabwo byagoranye nongeye guhura barahuye kandi barahura bahurira no mu gihugu ubona nyine ko ntabwo buri umwe wese tuvuge ngo bahuye bahurira nko ku gitaramo niko navuga barahuye bagera ku kibuga cy'indege bakira n'itangazamakuru nk'aho bari hamwe aho babaga cyangwa uko baspendingaga time yabo and then noneho nyine bakomeza ntago bafite umwiryane ngo buri umwe wese yirye ku wundi ahubwo n'ubundi bakomeje kuba bamwe kugera naho mu gitaramo n'ubundi badukubise show ya dance show yabo wayibonye ute rero indirimbo za Urban Boys tuzeruka kera ari batatu Urban Boys ikintu cyanyeretse ko abagabo barubatse igikundiro urumva abagabo baduriza mu muziki mwiza mu 2011 2013 nibwo Urban Boys 2014 indirimbo zabo nyine zari ziri gutrendinga cyane hari abagenzi muri icyo gihe bafite imyaka 3 ingahe mu karere ka Rubavu nabonye bari muri n'abagenzi bari kurimba za ndirimbo za Urban Boys bikwereka nyine rwa rukundo nyine barubatse mu bantu urumva ubwo rero Urban Boys yaduhaye show nziza by the way baza kuzamura Ama-G The Black urubyiniro Ama-G The Black nawe wari ukumbuye cyane abaturage bavuga ngo yatwawe na live za TikTok TikTok zaramutwe nagikora umuziki Ama-G The Black ariko nawe arakonfirma ko nubwo abari kuri TikTok amasaha menshi muri iyi minsi umuziki asa nkaho yawuretse ariko yongeye kwerekana ko nyine ari umuhanzi kandi icyo gikundi yagifite abaturage yabwiye ko yambutse Nyabarongo ati wese kurudi inyuma ntago azasubira inyuma
cyane Urban Boys baduhaye show nzima. Urban Boys rero bahise banatangaza ko bemeye kongera gusubirana nizo ka boss ati ngiye nasigaye ncunza amarembo ko niwasigaye mu Rwanda ati kandi ndakeka nta cyangiritse cyane ati abaturage nibyo baradukumbuye natwe ariko twe tubakumbuye cyane twongeye guhura nk'abavandimwe tugiye gukora umuziki bafite n'indi konseri bagomba gukora nyine ibitaramo byinshi kugira ngo twongere tubabone ahubwo ngiye cyo nifuza bagateguye konseri yabo niba King James yarabikoze si why Urban Boys batabikora kandi mu myaka yabo nabo bari bameze nabi cyane. King James ngeze wenda nk'icyo mvuga kuri King James buriya King James ni umuhanzi mukuru n'umuhanzi munini yega Urban Boys habayemo gushwana kwabo ariko urebye King James ni umuhanzi mukuru sinzi wenda niba baratangiriye rimwe sibyo bakora umuziki King James niwe mukuru ni mukuru kumva King James bagiye kuza mu muziki King James ashobora kuba afite amahiti ashobora kuba yarafite hit wenda zitari nyinshi ariko afite amahiti so ndumva nabo wanamugana bashobora gukora igitaramo ariko se igitaramo nibyo ndikubwira niba wararebye muri arena yarabonye muri arena wari munini wari abagenzi nyine buriya Urban Boys yego umubare mwinshi wari abagenzi buriya Urban Boys bakoze igitaramo bakora 2 days cyangwa 3 days nk'iza King James biragoye ari King James yamanitse agati kuko King James nigeze kubona aka interview kiwe gato yari kuvuga ati habayeho ko tugabanya n'indirimbo yasabye n'imbabazi King James buriya n'umwana mwiza yasabye n'imbabazi abantu aravuga ngo umuntu utumvisha indirimbo yiwe niyihangane umuntu utumvisha indirimbo yashakaga expecting agayihangane waruzi ko buriya King James kuntu ibintu bikora urumva King James ari ukuboro nka bitewe na mood urimo urukumva iyo uri mu rukundo muri ndagukunda urukumva waba ubabaye baza nabwo kandi za King James yaba yakugiye kure baza narikiniraga ibintu n'ibyo nyine King James n'umuhanzi munini ntabwo macaka rero kubigarukaho kuko ibintu yakoze nyine amateka yakozwe nta muntu nyine reka tube turetse gato King James tugaruke muri story yacu y'uwacu harimo tuvuga kuri Urban Boys turi kuvuga kuri Urban Boys twavuga ko baduhaye show nzima twavuga show after show kabisa ku buryo ni ukuvuga niba abahanzi nka ba Chris Easy ba Kenny Sol ba Davis D barakoze bakaduha show iyo ni show ya mbere after show ariko hari undi muhanzi utahaye ndaboze buriya Marina Deborah Marina nabonye cya kintu nyine muri concert zose twahuriyemo muri iwacu na muzika ma stage nagize imana yo kugeraho nyine nkamureba gutya nabonyemo cya kintu Marina niwe mukobwa hano mu Rwanda dufite ushaka gukora buri kimwe kugira ngo audience wo mufana waje kumureba utaye wumva nyine wanyuze anyurwe haba ari mu ndirimbo vibe urabizi Marina none afite vibe none yitabaje umuvandimwe Phil Peter ebana bibindi level nyine nese mbona cya kintu ko ebana afite bwa bushake bwo kuba yakora buri kimwe kugira ngo nabonye na stage yayituritse ariko we ugende wishimye cyane rwose Marina bafite vibe no kuvuga kandi Marina nyine ku stage ubona kabisa ko yirekuye nyine ari gutanga avuga ati umufana waje kundeba umwana waturutse no umufana waguze nicyo kumwe wenda atabishaka ugata amasaha y'icumi aboneka atahombye amenye ko atahombye wa muntu waturutse imihanda yose ari kuvuga ati njyewe naje kureba Marina njyewe naje kureba Marina wanjye ankubite vibe ankubite umuziki noneho akubyineye kuri stage atuma abafana bose bavuga ati uyu ni Marina kabisa kabisa rero iwacu na muzika iwacu muzika kabisa baduhaye show kandi turabashimiye ababitegura ariko ikintu kimwe cyo kunenga nubwo twashimye byiza cyane ariko bariho n'ibyo kunenga ngenda cyabashinja nyine kuba badakora promotion uko bikwiye ngo babe bakwamaza ibitaramo byabo cyane nk'ubu apart ya Urban Boys ni izina rinini bo of course ko bongeye kwihuza twakwiye kuyimenya ariko nk'abandi bahanzi nyine ba PGGS navuga Primus Guma Superstar abahanzi benshi tutagiye tumenya promotion yabo akaza nka Butera Knowless akadusanga imuhanga abaturage b'umuhanga batazi ngo uyu munsi araza Butera Knowless abantu Bruce Melody akabagwaho ikarongi batazi ngo Bruce Melody arahari uyu munsi cya kintu cya promotion social media zacu tuzikoreshe nyine nge ntekereza ko urebye iwacu muzika yego pe ntabwo trendinze nk'uko wabivuze ariko ntekereza ko bitewe n'uko harimo
iyi saga ya Bruce Melody na The Ben Summer Country Tour. Summer Country Tour Oya, ntago bisa ari nk'ibintu yo nyine kuko wasangaga tuvuge niba The Ben yagiye Nyagatare sibyo hari umufana wa The Ben yega ariko n'iwacu muzika iraba ugasanga nk'iwacu muzika tuvuge niba yabereye nk'imuhanga sibyo uri kumva The Ben ya wenda afasha wasangaga abantu benshi icyo nicyo cyakaba bagize nyine festival ikomeye. Niba ari concert ingaruka mwaka si guti iryo zina batagakwiye kuri fata ubwo ngo baryiharire. Bwana bagomba kwiga kuri promotion yabo kuko promotion iwacu muzika wana bwa promotion nicyo kintu gikomeye dufite izo social media cyane. Abagenzi benshi abantu benshi bare munini uyu munsi bari guscrollinga ku mbuga nkoranyambaga bari guscrollinga dukore promotion nyine. Nge ndumva wanamugane ko wanamugane bakwiye gukora promotion irenze kuko uri kumva ni big team ni big nini noneho bakagira ikintu kizima ku buryo nyine n'igitaramo ngaruka mwaka. Reka rero ngushimire MC wanje hano wakoze kutuganiriza ku by'iwacu muzika festival twaganira gato no kuri King James. Reka dukomeze gushimira abakurikiye Over TV aho muherereye hariho hose haba ari aba diaspora haba ari abari mu gihugu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru n'abari mu mujyi wa Kigali nabo tutabibagiwe.